Bene data abakristo ba Yari Paruwasi ya Kacyiru, nongeye kubasuhuza cyane. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Turi mu bihe bitatworoheye, turi mu bihe by'amage, turi mu bihe by'akaga, ndetse turi mu kangaratete bitewe n'iki cyorezo COVID-19 kitumereye nabi, kimaze gutwara ubuzima bwa bamwe kandi kizahaje n'abandi hirya no hino kuri iyi si. Ariko duhumure dukomeze kubaha amabwiriza y'inzego zacu z'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'itorero. Dukomeze ko gushishikariza abantu kutaramukanya, tubashishikarize gukaraba dukoresheje ibikoresho byabugenewe. Kandi nk'abakristo dukomeze gusenga. Abakristo dukomeze gusengana ibyiringiro, abakristo dukomeze gusoma ijambo ry'Imana, abakristo dukomeze kuba muri mood, mu buryo bwo kwiramya uko dushobojwe. Nge mu bihe byanjye byo gusenga muri ino minsi, indirimbo y'197 ni indirimbo yakunze kugaruka cyane mu gusenga kwanjye. Reka ndirimbe ibitero byayo bibiri, namwe mumfashe aho muri hose. Uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka ntibikuka iyo Satani aduteye, ntidushidikanya ntadutinyisha kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Haleluya, amen. Bene data, turi mu murage w'amasezerano y'Imana. Icyo dusabwa gusa, nubwo bikomeye, nubwo ibihe bitatworoheye, nubwo ibi bihe koko birimo akaga dukomereye cyane, ariko Imana yacu irahari. Duhumure. Nkunda gahunda yo gusenga mu itorero Anglikane, nkunda liturji yacu, cyane cyane ahaba amagambo ahumuriza. Hari igihe tugeramo pastori agahumuriza itorero, akibutsa amagambo umwami wacu Yesu Kristo yavuze, hamwe agira ati, mwese abarushya n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri bino bihe nakomeje gusoma no gushaka andi magambo ahumuriza dusanga mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Abalewi cya 26 umurongo wa 11 n'uwa 12, Imana ubwayo ihumuriza ubwoko bwayo igira iti, nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzahabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Imana kandi ikomeza mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 igira iti, erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro, si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ngiyi Imana yacu, nguko Imana yacu iteye, ngiyi Imana twemeye, ngiyi Imana twizera, ngiyi Imana dukunda, ngiyi Imana dufitemo ibyiringiro uko byamera kose. Duhumure rero kandi dukomere. Turi mu bihe koko bigoye, ibihe bidusaba kwitekerezaho,
ibihe dusaba gutekereza uru rugendo rw'ubuzima no guha agaciro ubuzima. Ni ibihe dusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye. Ni ibihe nanone dutekereza aho turi. Ni ibihe tureba imbere aho umwami wacu atwerekeza. Korali abacunguwe gukora umurimo w'Imana hano muri paruwasi ya Kacyiru ifite indirimbo nkunda. Ntabwo amagambo yayo yose nyibuka, ariko ni indirimbo itugaragariza ko muri uru rugendo rw'ubuzima duhuramo n'ibyiza, duhuramo n'imibabaro, ariko muri ibyo byose Imana ntidutererana. Harimo indwara z'uburyo butandukanye, harimo intambara, harimo ubukene bukabije, ariko Imana yacu ikomeza kubana natwe. Duhumure rero, Imana niyo nyir'ubuzima, ntiyabutererana, ntiyabuhana, ibibubereye maso amanywa n'ijoro. Nongeye gushimira umwepiskopi mukuru wacu Dr. Laurent Mbanda, nawe ejo yaraduhumurije mu magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 5:7, aho koko amaganya yacu nta wundi wayikorera, aho amaganya yacu nta wundi wayakira keretse Imana yonyine. Muri gahunda yacu yo gusenga no kwiriza ubusa tumazemo iminsi, uyu ni umunsi wa 18, kandi mu minsi 2 iwubanziriza wadufashije Pastori Profeseri Ndikumana Viateur yaradufashije cyane, atwereka ko gukora umurimo w'Imana, kuba mu murimo w'Imana bidasaba kubaka izina, bidasaba kugira titre runaka. Imana iguhamagara ukuri, ikaguha uburyo, kandi ikagukoresha ukuri ibihesha icyubahiro. Ku munsi wundi wakurikiyeho ari wo w'ejo, yatweretse nanone uko turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo ni itorero, kandi kugira ngo uyu mubiri wubakike nuko buri rugingo rwose rukora kandi rugakorana umwete, kandi urugingo rugakora mu bwuzuzanye n'izindi ngingo. Byaratwubatse cyane, byaradufashije. Dukomeze kugira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, ryo kubaka umurimo w'Imana. Mu cyumweru gishize nasohokanye n'itsinda ry'abaramyi bacu hano muri paruwasi ya Kacyiru, tugira ahantu tujya kwiherera, turasenga, tugira n'imikino itandukanye twakinnye. Umwe mu mikino yashimishije cyane ni umukino w'agati. Agati biba bisaba kimwe n'indi mikino, ni amakipe abiri, ariko biba bisaba kwiruka. Twarirutse rero, ariko reka mbasetse nge bingezeho, nakoresheje imbaraga ntigeze nkoresha mu buzima bwanjye, n'ubu wambwira ngo subiremo ntakoresha. Narirutse cyane, gusa numvaga inyuma yanjye bampa akamo, nkumva mfite ishyaka ryo kurushaho kwiruka. Hari ibintu bibiri byatumaga nshyiramo umwete. Icyambere nuko nari mfite ishyaka ryo gutsinda. Cya kabiri, nari mfite n'ubwoba bwo gutsindisha ikipe yanjye. Ishyaka ry'intsinzi rizana umunezero, rizana ibyishimo, rizana kuruhuka ko mu mutima. Ibi binyibutsa intsinzi ya Yesu Kristo, bakristo bene data, ko yarayiharaniye kugira ngo tuyibemo, tuyishikamemo nk'ubwoko bwe, koko turi itorero rye, niyo rya torero Paulo avuga. Ku rundi ruhande, ubwoba bwo gutsindwa cyangwa se ubwoba bw'intsinzwi bizana ikimwaro, bizana ipfunwe, bizana umugayo, kandi uwo ni wo mugambi wa Satani. Ariko duhumure, dukomere. Umwami wacu yaranesheje, umwami wacu yaratsinze, yatsinze icyaha, yatsinze Satani, ndetse aranaduhumuriza nanone ati namwambuye imfunguzo z'ikuzimu, ninjye uzifite. Yamwambuye imfunguzo z'ikuzimu, dufite ubuzima rero. Dukomere mu ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana. Bene data, mureke dukomeze gusengana umwete, mureke dukomeze gukorana umwete, umuntu wese mu mwanya arimo, umuntu wese ahari, umuntu wese mu muhamagaro we. Twange kuba ibigwari, tureke kudeha, turwanye urucantege urwo ari rwo rwose,
dushikame mu byimbo, dukorane ishyaka ryo gukora ibyiza. Ziriya mpano tubona Pawulo avuga mu isezerano rishya mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 11, naha muri paruwasi turazifite. Bene data, dufitemo intumwa, dufitemo abakuru badufasha mu mibereho no mu miyoborere no kurinda umukumbi. Mu mpera z'umwaka ushize, komite nshingwabikorwa hano ya paruwasi yasabye yuko hashyirwaho itsinda ry'inararibonye kandi ryashyizweho koko, kugira ngo zidufashe mu mikorere no mu miyoborere y'itorero ry'Imana. Njyaba mbabona nk'abahanuzi kandi barabikoze. Twese twabonye umurimo badufashije mu gihe twashyiragaho inzego z'ubuyobozi muri iyi paruwasi mu kwezi kwa mbere. Bitari ugushyeshya, dufite abavuga butumwa hano beza kandi babikorana ishyaka hano muri paruwasi. Hari abavuga butumwa batoranirizwa kugabura iby'Imana, kugabura ijambo ryayo ku ruhimbi, bahagarara hariya mu gituti bakatugezaho ijambo ry'Imana uko riri, kandi baradufasha pe. Dufite n'abaririmbyi bacu ahangaha bafite amajwi meza, dufite korali zinyuranye, dufite abaramyi nabo ku rwanjye ruhande. Bariya mbabona nk'abavuga butumwa kandi babikora neza. Hari igihe tujya tubona pastori tukibwira ko ari we mwungeri gusa mu rusengero. Ntabwo ari byo. Pastori afite abandi bungeri. Dufite abungeri b'uburyo bunyuranye mu matsinda anyuranye muri paruwasi. Dufite umwungeri muri Mothers Union, umwungeri wa Fathers Union, umwungeri w'urubyiruko, umwungeri w'abana. Dufite abungeri baragiye za korali, abungeri babaramyi, dufite abungeri babinginzi, dufite abungeri baragiye umukumbi mu matorero rushingiro. Aba bose ndabasabira umugisha, Imana ikomeze kubaha amavuta yo kuragira neza. Bene data, nubwo ishyaka turifite kandi biragaragara, ariko iminsi iradusaba gushyiraho umwete, kuko iminsi irashira vuba. Biradusaba kugira ngo dukanguke, duhagarare dushikamye, turwanye umwanzi, turwanye ikibi n'igisa nacyo cyose, turwanye Satani kandi nawe azaduhunga. Pawulo aduha amagambo meza nanone mbatumira kugira ngo mufate umwanya wo kuyasoma muri iyi minsi nk'abahanira kugira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana. Mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere utwereka ko dukwiye kwitanga wese, gutanga imibiri yacu kugira ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko ariko kuyikorera gukwiriye. Ariko kandi mu yindi mirongo ikurikira uhereye kwa 6 haragaragazwamo nanone za mpano uko zigaruka. Pawulo agira ati, nuko kuko dufitiye impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwangi ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Kuby'umwete ntimubi byangwe. Muhirimbanire mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe, Imana y'amahoro ikomeze kuturinda, Imana y'amahoro ikomeze kutwigaragariza, ikomeze kutureba neza kandi itwishimire. Reka dusenge. Mana data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turi ubwoko bwawe
nawe uri Imana yacu. Turagushimira mwami uko ubana natwe, uko uturinda, uko utwitaho, uko udukenura. Nubwo bigoye, nubwo turi mu bihe bihangayikishije imitima ya benshi, ariko tukwizeyeho ubushobozi. Uri Imana ishobora byose, uri Imana itegeka ibyo itegetse bigashoboka. Mana, turasaba ngo muri ibi bihe by'akaga, muri ibi bihe by'akangaratete, Mana uturwanirire, udutsindire uyu mwanzi ubangamiye kubaho kwacu, iki cyorezo, ubu burwayi, mwami ubikureho mu izina rya Yesu. Kandi ukomeze kudufashiriza ibihugu, cyane cyane udufashiriza igihugu cy'u Rwanda, mwami kubarangije kwandura babera Imana, babone ubuvuzi bukwiye, bakire kandi bave mu mavuriro bahimbaza izina ryawe. Kubatarandura kandi twese, mwami reka urukingo rukomoka iwawe rutugereho kugira ngo tugire ubuzima, kuko Kristo mu magambo wavuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 10 watwijeje ko waje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone bwinshi, kandi ubugingo butuye muri uyu mubiri. Mwami Imana yacu, utwumvara imbabazi zawe, ubuntu bwawe butubeho, ineza yawe itubeho, imbabazi zawe zitubeho, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Amen.